Aha rero njyewe iyo nigiriye muri natire nk'aha ngaha ngira ibitekerezo byinshi cyane, nkibaza ibintu byinshi 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 byinshi, nkibaza buriya kuva imyenda yaduka umugabo yambaye ipantaro y'amaguru abiri kugeza na n'ubu ngubu igeze hasi ku birenge, umugore yabanje kujya yambara imyenda imukwiriye igeze hasi ku birenge, bigeze aho umugore ati sinyuzwe, ayicira ku mirundi, umugabo aracyambara ya pantaro, bigeze aho ati nabwo sinyuzwe, ya jipo ayikatira mu mavi, umugabo turacyambara ya pantaro, umugore arabyitegereza ati nyamara sinyuzwe, abakuyeho santimetero zingahe kaba kageze hejuru y'amavi, umugabo turacyiyambarira kwa kundi, umugore ati reka reka ati nabyo sinyuzwe ye, aba akuyeho uruntu rw'urutambaro runini cyane asiganya akantu k'agakandara mwabantu mwe none wa mugore wa mukobwa we nuhura n'umugabo wiyambara ipantaro nziza igeze hasi akayikuramo ku bwawe uzasanga uvuga ngo yagufashe ku ngufu, kandi rero wakomeje kumushotora, hari ahantu abagabo dukorerwa ihohoterwa, kumpuza cyangwa se kumpa umukozi cyangwa se kunkoreshanya n'abantu bambaye utuntu tw'udukandara, abagore bambaye utuntu tw'udukandara batunyura imbere buri munsi batwica mu mutwe, batwica mu mutwe mpaka uza kugeza igihe rwose na bosi azagutegaho umusaruro ukawubura. Muri ofisi imbere yawe hicaye akantu kameze gutyo, aho unywera icyayi ni uko, aho unywera agacupa nk'abantu b'abagabo ni uko, aho yababa we none abagabo ubu ntituri guhohoterwa, nyamara mba navuze nta kuntu umuntu mwaba mwaratangiye mwambara ibintu bibakwiriye hanyuma we aze kuvamo yikuremo imyenda umureba, wowe wiyambariye ibigukwiriye, hanyuma ngo uvuge yuko atari ukugushotora. Bagabo twararenganye, muze dukore inama, noneho muze dukore inama y'imyambarire, nibyo natwe twambare utuntu tugufi wenda bazagira izoni nabo basubize imyenda miremire